idusaba gutanga ibyo dufite byose. Imana idusaba kuyikunda no kuyikorera no kugira umubano wihariye nayo. Nidukunda Imana tuzaba abanyamudendezo, tuzigobotora ingoyi y'urukundo rw'ibyo dutunze, urukundo rw'amadolari, rw'amafaranga, ahubwo dushishikazwe no kusabana n'Imana yacu no gufasha abadukikije badukeneyeho ubufasha. Nk'uko uriya mupfakazi yabigenje, ntabwo yigeze atekereza ku mubare w'amadolari atanze, ntabwo yigeze atekereza ku cyo abandi bamutekerezaho, kubera ubusa yaragiye gutanga. We icyo yarashyize imbere ni agaciro Imana yari ifite mu buzima bwayo bwe, no kuba yarashatse kwereka Imana ko ibyo afite byose ari ibyayo. Yatanze rero ativovota, yatanze n'umutima mwiza, yatanze n'umunezero. Mbese natwe ibyo duha Imana yacu kugira ngo bifashe umurimo wayo kujya mbere, tubitangana ubushake n'umutima ukunze, cyangwa tubitanga kubera ko amategeko abidutegeka? Madamu White yaravuze ngo twaba abakire twaba abakene, nta muntu n'umwe wagombye kuvutswa umugisha wo gutanga, wo gusangira ibyo afite n'abandi, no gushyira mu maboko y'Imana ubuzima bwe. Ntabwo rero uko twaba turi kose twagombye kwivutsa umugisha wo gusabana na Yesu, wo kumwereka ko tumwiringiye, wo kumuragiza ubuzima bwacu n'ibyo dutunze. Kandi tujye duhora twibuka yuko icyo Imana ikeneye ntabwo ari amadolari yacu, ntabwo ari amafaranga yacu. Imana ikeneye gusa ko tuyiringira, ko tuyikunda, tukayiyoboka, tukayikorera, kandi tukamamaza n'urukundo rwayo mu bataruzi. Isengesho ryanjye ku muntu wese uri hano muri uyu mwanya nuko twagiye twibuka yuko
ibyo dufite byose tubikesha Imana, yaba ari ubuzima, yaba ari igihe, yaba ari ubwenge, yaba ari amataranto ataramwe cyangwa ubushobozi dufite, kandi tukamenya yuko Imana nituyishyira imbere mu buzima bwacu nayo izadushyira imbere mu bwami bwayo mu izina rya Yesu. Amen. Birashoboka ko waba wibeshwa n'ibyo wabonye, wahuye